Uwiteka, warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kuri ibyo nibwira. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire, uzi inzira zanjye zose. Kuko ijambo ritaraba ku rurimi rwanjye, umaze kurimenya rwose, Uwiteka. Zaburi 139 umurongo wa 1 kugera ku wa 4. Aya magambo dutangiranye agaragaza neza ko nta hantu na hamwe umuntu yaba ari ngo Uwiteka batamureba. Ntacyo yakora na gito ngo gihishwe amaso yayo. Nta jambo na rimwe ryavugwa naho ryavugirwa hose rivuzwe cyane cyangwa ryongorewe ugutwi kwayo kutakumva. Kandi nta gitekerezo habe na gito cyangwa icyiyumviro umuntu wari we wese yagira ngo cye kumenyekana ku Mana. Impamvu urayizi se? Nuko Imana izi byose. He is all knowing God. Imigani igice cya 15 n'umurongo wa 3. Kuba Imana izi byose ariko byakabaye bitera imbaraga abayizera zo kuyinambaho, kuyikorera bamaramaje ndetse batayiryarya. Byateye bamwe kuyitekereza ukundi ndetse no kuyibazaho ibibazo bitandukanye, ndetse byinshi bibwira ko bitabonerwa ibisubizo, nyamara kenshi atari uko bidahari, ahubwo bitewe n'uko bitagera ku nota yawe. Tuguhaye ikaze we wahisemo gukurikira Sobanukirwa uyu munsi. Ikiganiro cyacu kiribanda ku bibazo bimwe na bimwe abantu bibaza ku kumenya byose kw'Imana ndetse n'ibisubizo ijambo ry'Imana ritanga. Ni kuri Metanoia TVR. Tuguhaye ikaze. Ikibazo cya mbere. Benshi bizera ko umuntu wese afite umunsi azapfiraho ukaba warategetswe n'Imana izi byose. Ese bivuze ko atapfa mbere yaho cyangwa ngo awurenze? Mu gusubiza iki kibazo, icya mbere tugomba kumva neza nuko kwizera kw'Abakristo kudashingira ku byo benshi bizera. Igitabo cyo Kuva igice cya 23 umurongo wa 2, ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 kugera ku wa 14. Ahubwo kwizera kw'Abakristo gushingira ku cyo Bibiliya yigisha. Imana izi byose, yewe izi n'igihe tuzapfira. Dawidi yavuze ko akiri urusoro mu nda ya nyina amaso y'Imana yamurebaga. Mu gitabo cyayo handitswemo iminsi ye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Tubisanga muri Zaburi 139 n'umurongo wa 16. Yego, izi kandi yategetse iminsi tuzamara n'igihe izarangirira. Ariko kumenya kwayo siko kugena ibyo dukora. Umuntu afite amahitamo yo gukora ibyo ashatse. A man has a free will. Yeremiya igice cya 21 n'umurongo wa 8. Kugira ngo tubyumve neza, ibaze uhagaze ku mpinga y'umusozi witegeye hose, maze ubona mu kibaya hepfo yawe umuntu utwaye imodoka n'umuvuduko mwinshi udasanzwe, kandi umuhanda umanuka cyane ugana ahantu hari ikiraro cyacitse. Kandi urabizi neza ko uwo muvuduko afite natawugabanya atari bubashe gufata fre nagera kuri cya kiraro, ahubwo ari bugwe mapfe. Nyamara kuba ubizi ntacyo bikora kuri wa muntu utwaye imodoka. We ntazi ko unabizi, ntazi ko ubizi ko ari bugwe cyangwa ari bupfe. Ariko afite amahitamo ntavogerwa, bityo yahisemo gutwara ku muvuduko ukabije, kandi abizi neza ko bifite ingaruka mbi harimo n'urupfu.
ni kimwe n'ibikoresho dukoresha byinshi. Ababikora bafite igihe babitegekeye ngo bibe bishaje. Ariko se uguze telefone nonaha ukagenda ukayishyira mu ziko, uzayikuramo ikiri nzima ngo ni uko igihe bayihaye kitararangira? Umuntu nawe Imana yamushyiriyeho iminsi y'ubuzima bwe, ariko afite inshingano zo kuburinda. Ugiye ukicara mu muhanda, imodoka zaguca hejuru rwose ugapfa, kandi igihe Imana yagutegekeye kitararangira. Imana izi kandi yashyizeho igihe tuzamara, ariko kuramba kwacu gupfunyitse mu kumvira amategeko yayo. Iyo tubayeho inzira yo gukiranuka, iminsi twategekewe turayirangiza, ariko iyo umuntu yishoye mu nzira z'ibibi n'amakuba menshi, arakenyuka rwose ntasoze iyo minsi ye. Imigani igice cya 12 umurongo wa 28. Ndetse kandi icyo gitabo tuvuze igice cya 16 n'umurongo wa 31. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti: ese ko Imana izi byose, ikaba izi n'umubare w'abazakizwa, kuki yemera ko haba abavunikira abandi kandi abazajya mu ijuru ibazi? Iki kibazo kibazwa n'abantu benshi, kandi koko hari abantu bavuga ko kuva isi yaremwa Imana yahisemo abazaragwa agakiza ndetse n'abatazakaragwa, habe no guhabwa amahirwe yo kwizera. Nyamara Bibiliya siko yigisha, ahubwo ivuga ibi bikurikira: icya mbere, Imana yahaye umwana w'umuntu uburenganzira bwo kwihitiramo kuyumvira cyangwa kutayumvira. Tubisanga mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 16 n'uwa 17, kandi tubisanga mu gitabo cyo Gutegekwa kwa 2 igice cya 11 umurongo wa 26 kugera kwa 28. Icya kabiri kandi, Imana ntirobanura abantu ku butoni. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 34 n'umurongo wa 35. Tubisanga kandi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 2 n'umurongo wa 11. Icya gatatu, Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri, yemwe ntinifuza ko ari n'umwe warimbuka. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 n'umurongo wa 4, ndetse tubisanga urwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 3 n'umurongo wa 9. Ndetse kandi gukizwa k'umuntu ntibishingira ku ruhare rw'Imana yonyine. Imana yatanze uburyo bw'agakiza kubw'ubuntu binyuze mu gitambo cy'umwana wayo ku musaraba, gitambiwe ibyaha by'abari mu isi. Itanga ijambo ryayo irihumekeye kandi ryandikishije abagaragu bayo bayumvira, ndetse ishyiraho n'ababwiriza baryo umunsi ku wundi, n'umwuka wera uriherekeza ngo rishore imizi mu mutima w'uryakiriye. Tubisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 1 n'umurongo wa 16. Tubisanga kandi mu byakozwe n'intumwa igice cya 15 n'umurongo wa 21. Tubisanga kandi no mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 3 n'umurongo wa 6. Ariko umuntu agomba kunyura mu nzira bisaba ngo akizwe n'ubwo buntu binyuze mu kwizera no kumvira. Abefeso igice cya 2 murongo wa 4 kugera ku wa 10. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 murongo wa 21. Ndetse tubisanga mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 2 murongo wa 17 kugera kwa 26. Bityo uruhare rwa buri wese abyihitiyemo, nta vangura ngo umuyuda cyangwa umunyamahanga, imbata cyangwa uw'umudendezo, uwize cyangwa utize, umwera cyangwa umwirabura, n'uru rukurikira: kumva ubutumwa bwiza. Abaroma igice cya 10 n'umurongo wa 17, ndetse no mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8 n'umurongo wa 32. Kwizera ubutumwa.
Abaheburayo igice cya 11 n'umurongo wa 6. Tubisanga kandi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 20 n'umurongo wa 31. Kwihana ibyaha bya kera. Tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 13 n'umurongo wa 3. Tubisanga kandi mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 n'umurongo wa 30. Kwatura ko wizeye Yesu Kristo dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 10 n'umurongo wa 10. Tukabisanga no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 10 n'umurongo wa 32. Hakurikiyeho kandi kubatizwa nk'uko tubisanga mu rwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 3 n'umurongo wa 27. Tubisanga kandi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 16 umurongo wa 16. Wabisanga kandi no mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 ndetse no muri Mariko 16:16. Ubundi byo birangiye umuntu abaho ubuzima bwo gukiranuka akarinda ageza gupfa. Tubisanga mu byahishuwe igice cya 2 n'umurongo wa 10. Ibi kandi by'uko hari abagenewe agakiza n'abo katagenewe bitizwa umurindi n'imyigishirize ya bamwe bagenda bavuga ngo umubare w'abazajya mu ijuru urazwi, ngo ni 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4, aribyo bivuze 144 dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 7 n'umurongo wa 4. Nyamara bakirengagiza ko ibyo byanditswe bivuga ko uwo mubare ari abashyizweho ikimenyetso mu muryango w'Abisiraheli. Bakanirengagiza ko igitabo cy'ibyahishuwe gikoresha imvugo ishushanyije cyangwa ijimije y'amarenga. Bakanirengagiza kandi amagambo akomeza umurongo w'9 muri icyo gice aho Yohana avuga ati, hanyuma y'ibyo mbona abantu umuntu atabasha kubara bo mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama bavuga ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Ubwo se ko umuntu atabasha kubabara uvuga ko hari abataragenewe agakiza, akuramo bande muri abo batabarika mu isi yose kandi agasigamo bande? Bityo rero nubwo Imana izi byose ndetse ikabizi n'umubare w'abazemera ubutumwa bwiza bakabwizera bagakizwa, ntiyigeze yambura umuntu uwo ari we wese amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza no guhitamo kwizera umwana w'Imana, dore ko itanamwimanye ngo apfire ibyaha byacu, kereka ahubwo ko abantu biziba amatwi ngo batumve ukuri. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 n'umurongo wa 4. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 28 n'umurongo wa 27, ndetse no mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 13 n'umurongo wa 15. Ikibazo cya 3: kuki Imana yatumye Abisiraheli bajya muri Egiputa kandi yari izi neza ko bazabarizwayo na Farawo? Bibiliya isubiza neza ko Yosefu yasobanuye ko Imana ariyo yamwohereje kugira ngo akize umuryango w'inzara. Tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 45 umurongo wa 7 kugera ku wa 8. Bisobanuye ko umuryango ukomoka kuri Yakobo wose wagombaga kuba warashize wishwe n'inzara, ntihagire n'umwe usigara iyo ataza kujya muri Egiputa. Kandi ntibashoboraga kujyayo badafite uwo basangayo. Tekereza nawe iyo bataza kumusangayo byari kugenda gute? Ikibazo cya 4: none se ko Imana izi byose, ko yari izi ko Abisiraheli bazajyanwa muri Egiputa n'inzara ntiyihagarike, ubwo siyo yayiteje?
Aha naho Bibiliya itubwira ko Yosefu yabwiye bene se ati mwitinya, ese ndi mu cyimbo cy'Imana? Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashaka kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibiriho none, ikiza abantu benshi urupfu. Itangiriro igice cya 50 umurongo wa 19 kugera kwa 20. Bivuze ko rero Imana atari yo yateje inzara, ahubwo yakoresheje Yosefu wayumviraga ngo ikize benshi kwicwa n'inzara, harimo n'umuryango wa Yakobo. Kandi kuba Imana izi ko ibintu byose bizabaho, bivuze ko izabigiramo uruhare ngo bibe. Si itera ibintu byose kubaho, cyane cyane ibibi. Bales 1974 urupapuro rwa 49. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo kuki Aburahamu yakoze icyaha cyo gusinzirira ku gicaniro, Imana igahana urubyaro rwe imyaka 430 yose? Ikintu cya mbere abakristo benshi bakwiriye kumva nuko nta hantu na hamwe birivuga ko Aburahamu yakoze icyaha cyo gusinzirira ku gicaniro cyangwa ko urubyaro rwe rwabihaniwe. Kiretse ko ababwirizabutumwa benshi bamubeshyera icyaha atakoze iyo bashaka kwigisha ku burangare no kunanirwa mu murimo w'Imana. Itangiriro igice cya 15 n'umurongo wa 12 havuga amagambo abiri y'ingenzi dukwiriye kwitaho. Irya mbere ngo asinzira ubuticura, mu gihe burabe bita tardemai. Aya magambo nino yakoreshejwe neza n'ubundi ku bitotsi Adamu yasinziriye ubwo Imana yaremaga Eva imumukuye mu rubavu, nkuko tubisanga mu Itangiriro igice cya 2 n'umurongo wa 21. Ijambo rya kabiri ni iringo, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Ubu bwoba ni ikimenyetso Imana yakoresheje mu iyerekwa ngo ibashe kumvisha Aburahamu buretwa n'umubabaro bazamukomokaho bazagirira muri Egiputa mu myaka 400, aribyo yahise imubwira mu murongo wa 13 wakurikiraga. Mbere gato Imana yari yasezeranyije Aburahamu ko izamugira ubwoko bwinshi ndetse ikamuha n'igihugu, nkuko tubisanga mu Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 12 ndetse n'igice cya 13 n'umurongo wa 15. Aburahamu yarabyizeye, ariko kwizera kwe kugeragezwa cyangwa gusuzumishwa amapfa n'amakimbirane na mwene se wabo Loti. Naho kubigendanye no kuzahindurwa ubwoko kwageragejwe binyuze mu kutabyara k'umugore we Sara. Bishingiye ku mico n'imigenzo y'igihugu cya Aburahamu muri icyo gihe, nkuko tubisanga mu isomo ryitwa Bible Custom ndetse na Resulta y'ubushakashatsi bwa Archaeologist News Tablet, iyo abashakanye baburaga urubyaro bakoraga icyo bita kwadobuta undi muntu cyangwa umucakara agahinduka umuragwa w'umutungo bazasiga nibasaza. Bityo Aburahamu yari yahisemo kuraga iby'umugaragu w'umwizerwa Eliyezeri, ariko Imana imwemeza kutabikora, imuhamiriza ko izamuha umwana ku rukigirwe kandi ko uwo nguwo azakomokwaho n'urubyaro utabasha kubarika. Maze Aburahamu yizera Uwiteka bimuhwanirizwa no gukiranuka. Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 1 kugera ku wa 6. Twabisanga kandi no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 4 umurongo wa 1 kugera ku wa 5 no kuva ku wa 13 kugera ku wa 22. Hanyuma Uwiteka yahamirishije iryo sezerano umuhango wo guhamya indahiro, traditional covenant making ceremony, nk'uko abantu bo mu gihe cya Aburahamu babigenzaga.
Muri uwo muhango bafataga amatungo bakayacamo ibice bibiri bingana, hanyuma bagiranye isezerano cyangwa indahiro bombi bakazica hagati, bagasenga bati uzicira isezerano Uwiteka azabimuhore bikabije cyangwa azabe nk'uko izi nyamaswa zigenjwe. Tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 34 murongo wa 18 kugera ku wa 19. Ni muri ubwo buryo Imana yategetse Aburahamu gutegura ariya matungo ngo izimukomereze isezerano mu buryo bizamubera igitsikamutima. Itangiriro igice cya 15 murongo wa 7 kugera ku wa 11. Bityo Uwiteka ubwe amanutse mu ikomera icumba n'urumuri rwaka, anyura hagati ya bya bice by'inyamaswa, kuko Uwiteka ari we wari wihaye inshingano zo gukomeza isezerano agiranye na Aburahamu ngo yizere adashidikanya. Nta n'ubundi buryo Uwiteka ari umwereke ko aje, kuko ntawubona mu maso he ngo abeho. Yaje mu muriro. Hanyuma binyuze mu mwijima w'icuraburindi, Aburahamu yahuriye nawo mu iyerekwa ryo muri ibyo bitotsi. Uburyo Imana yashatse gukoresha ngo Aburahamu amenye ibizaba ku rubyaro rwe, ahita afatwa n'ubwoba bukomeye akimara guhishurirwa ko urubyaro rwe ruzabazwa n'uburetwa bw'imyaka 400 kwa Farawo. Ariko Uwiteka aherekeresha iryo yerekwa ijwi, abwira Aburahamu ko bitazaba ari ukubanga cyangwa kubatererana, ahubwo azaba arimo yihanganira Abamori ngo arebe ko bakwihana. Hanyuma nibyanga nk'uko n'ubundi byagenze, akemerera abana ba Isiraheli kubarimbura bakazungura igihugu. Itangiriro igice cya 12 murongo wa 12 kugera ku 21. Mu gusoza iki kibazo, ntabwo nk'inshuti y'Imana yari kumuhisha ibizaba ku rubyaro rwe ngo anamenye ko uretse kuzamuha umwana gusa, ahubwo azanasaza z'uburyo urubyaro rwe ruzaragwa icyo gihugu. Ikibazo cya nyuma kirabaza kiti: kubera iki dusenga? Amasengesho yacu se hari icyo yahindura ku by'Imana yagambiriye? Ni ibiki dushobora gusengera n'ibyo tudakwiye gusengera? Mbere ya byose, ubutumwa bwiza bwa Mata igice cya 6 umurongo wa 7 kugera ku wa 8 hatubwira hati: namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira. Bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukeneye mutarabimubwira. Aha tugomba kumenya ko Imana izi byose mbere y'uko tubivuga. Tutarasaba ikintu na kimwe ibikizi. Ibizi nicyo tugiye kuvuga, yewe n'inyungura amagambo tugiye gukoresha. Ariko ahangaha hatera umuntu kwibaza ati: none ko isanzwe ibizi turenda kuyibibwirira iki? Ariko rwose gutekereza uko ntigukwiriye, kubera ko gusenga ni ibyacu, nitwe bifitiye akamaro. Nitudasenga tuba twerekanye ko tutizera Imana. Nubwo izi byose dukeneye tutarayibibwira, tugomba kuyibibwira kubw'impamvu zitandukanye nk'izi zikurikira. Impamvu ya mbere dusenga ni ukubera yuko twategetswe n'Imana gusenga. Imana ishaka ko dusenga kuko bigaragaza yuko tuyizera. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 6 umurongo wa 9
urwandiko rwa mbere rw'Abatesaloniki igice cya 5 n'umurongo wa 17, ndetse tubisanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 4 n'umurongo wa 6, tubisanga kandi no mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12 n'umurongo wa 12. Impamvu ya kabiri dutera gusenga nuko twabwiye ko tuzahabwa nidusaba neza nk'uko Imana ibishaka. Tubisanga mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 14 kugera kwa 15. Kuri iyi mpamvu kandi hari urugero rwiza ruboneka mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 19. Hatubwira ko Hezekiya umwami w'Ubuyuda yagize ubwoba ko umwami wa Ashuri azamugirira nk'ibyo yari yaragiriye ubwami bwo mu majyaruguru ya Isiraheli akamurimbura. Maze Hezekiya asenga Imana, arayinginga, ayisaba ngo imutabare. Imana aramusubije iti, kuko wansabye kukurengera kuri Senekeribu umwami wa Ashuri, ndabikwemereye. Aho umuntu yakibaza niba Hezekiya ataza gusenga, ese Imana baramutabaye cyangwa ntiyari kumutabara? Ariko noneho yarasenze kandi Imana aramusubije. Impamvu ya gatatu dusenga ni ukubera ko gusenga bidufitiye umumaro. Gusenga bitwigiza hafi y'Imana, kandi uko tuyegera tukarushaho kunguka kuyimenya, ubugingo bwacu bugatekana. Bityo ni byiza kubwiza Imana amagambo y'uko tumeze n'uko twiyumva. Kwatura bifasha ubugingo bwacu. Dusaba tuzi neza ko Imana izi ibyo dukeneye. Ibi kandi biraduhumuriza cyane, kuko n'igihe tunaniwe, turushye, tubabaye, tutabasha gutobora ngo tuvuge, duhumurizwa n'uko Imana izi ibyo twenda kuyibwira tutarabivuga. Hari ubwo umukristo asengana agahinda kugeza aho nta jambo abasha gusohora mu kanwa ke, bamwe bakarira abandi ntibabishobore, ariko Imana ibibizi kandi ibyo biduhumuriza. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 n'umurongo wa 26. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, Imana izi byose, yewe n'ibyiherereye byo mu mutima irabizi. Hari naho Bibiliya ivuga ko Yesu atagombaga kubwirwa iby'abantu kuko yari abizi. Ariko kugira ngo kwizera kwacu kugira ireme, tubwira Imana ibyo twibwira, uko twiyumva, ibyo tuyishimira ndetse n'ibyo tuyifuzaho. Kumenya byose kwayo kandi ntikutwambura inshingano zo gukora ibyo idusaba gukora. Ntibinaduha kandi uburenganzira bwo kuyijora nk'ikora ibyo itazi. Hari benshi bavuga ngo kuki Imana yaremye Satani kandi yari izi ko azatugusha mu byaha. Wasanga na Satani ariko avuga ngo kuki Imana yaremye umuntu kandi yari ibizi neza ko azayitera kumucumuza. Ni kutarizera wese amera. Na Adamu na Eva bavuze ko Imana ari nyirabayazana mu gucumura kwabo, kuko yaremye inzoka. Satani nawe ni ikiremwa, ahubwo ananiwe guhitamo neza. Bityo turagirwa inama yo guhitamo kubaha Imana no gukora ibyo ishaka kugira ngo tubeho mu mahoro. Imana ni urukundo, kandi ibyo yibwira kutugirira ni amahoro, si bibi. Yeremiya igice cya 29 n'umurongo wa 11. Uyikunda niwe umenywa nayo, kandi tuyikunda binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo, iyo twemeye ko atwezaho ibyaha akaduhindura tukaba nkawe.
wakoze kubana natwe kuri Metanoia TVR. Sobanukirwa y'uno munsi naha tuyisoreje. Ubu utarakora subscribe ni igihe cyo kuyikora, ndetse ikiganiro cyakunyura ukacyoherereza n'abandi. Kandi ufite icyo ushaka kutugezaho watwandikira kuri telefone ubonaho hasi, ndetse ukaduha igitekerezo cyawe muri commentaire. Imana iguhe umugisha.